Muraho murakomeye inshuti zanjye inshuti za Chantal TV Jo, abantu badukurikira, abantu bakunda kwiga, Imana ibahe umugisha. Ni karibu tena, kandi niba uri mushyashya nawe wareba aho hari subscribe, ugakora subscribe ndetse mwakora na comment. Mfite uyu munsi ingingo ntoya nshaka tuganiraho ivuga ngo ubutekereza iki. Amafaranga iyaba byari byoroshye kuyabona, nta muntu n'umwe waba hatayafite. Impamvu nazanye iyi ngingo nuko hari abantu bajye babwira abandi ngo nuko wenda ngo amafaranga ngo urumva ngo ugiye ngo narayabonye ngo ari ibintu turimo ngo biri kubona amafaranga ngo vuba vuba ngo kabisa ngo vuba vuba. Yego birashoboka ko ari ibintu ushobora gukora bikakungukira vuba vuba, ariko nanone ntiwibwire ko kubona amafaranga ari ibintu byoroshye gutyo. Niyo mpamvu uramutse byoroshye, hari abantu benshi baba barayabonye, nawe waba ufite menshi kurusha ayo ufite. Niyo mpamvu rero utatekereza ko ari ibintu byoroshye gutyo. Noneho amafaranga cyangwa ubukire turimo turashaka twese, hari ikintu bigusaba cyangwa se hari ibintu bidusaba. Biradusaba kwiga, kandi nibyo abantu tudakunda. Twikundira entertainment, twikundira fun, twikundira iminsi mikuru, jokes, bya bindi nyine biduhuza n'abantu tukabiyemeraho se, cyangwa se tukaryoherwa hamwe nabo. Ariko ndagira ngo umenyeshe yuko we need to learn. Dukeneye kwiga tukagira ubumenyi n'ubumenyi ngiro, bikorwa bite, bigenda bite. Nanjye ubabwira nubwo niga nkaba nigisha, nkaba naranize kwigisha, ariko kwiga nicyo kintu cya mbere kiryana, kivuna. Kwiga bisaba kurara utaryamye, kwiga bisaba kwigomwa ibitotsi, kwiga hari n'igihe twashyiraga ngo amaguru mu mazi. Sinzi niba bo bakibikora. Bo abantu benshi b'iki gihe bari mu mashuri urababwira kwiga cyane bakavuga ngo yego ko Mana ibyo bintu ngo umuntu yabivamo. Ariko kwiga bisaba ibitambo, bisaba kwigomwa, kurya. Hari n'igihe baguha n'amazi cyangwa n'ibiryo ukabura umwanya wo kubifataho. Kubera iki? Kwiga. None urimo kwiga kumenya kuganira n'abantu, ntushaka gutakaza umwanya, no kugita gutakaza, ntushaka gutanga igihe cyawe kugira ngo byige. Kwiga hari knowledge, learn skills, learn knowledge, learn skills. Kugira amateori ugira, ako kagiraho n'ubumenyi nyingiro, kumenya kubikora, ukanexercisa, ukamenya ko ibyo bintu watangiye kubimenya. Uzareba iyo utangira gukoresha computer cyangwa na telefone iri smart, wenda kuko ndi kukuvugisha, wenda mwebwe mwatangiye gukoresha smart kera, ariko ujya ushyiramo urutoki ukabona ibyo ushaka gukora si byo bijemo. Iyo ukoresha machinery bwa mbere ureba ukuntu ugenda ubona inyuguti bikugoye, ariko nyuma y'igihe ukabona birimo biragenda byizana. So practice makes perfect, niko bavuga. Uko ugenda wimenyereza niko ugenda umenyera nyine, ukagaragaza ko ufite experience mu bintu runaka. Ubuzima rero siko bumeze. Ntabwo ubuzima ari puff cyangwa tic-tac. Ntabwo wakanda buto ngo ibintu bite byikora. Bigusaba time, bigusaba investment, bigusaba gushora, ugahomba, ugakora amakosa menshi. Hari abantu bagiye babona abandi bari gustragolinga no gushora bahomba, bakabaca intege, kavuga ngo yego komana kuko se ngo ugiye wahombeye ngo ntabwo urabireka, kuko se ngo kuri YouTube koko nta bantu ngufiteho ngo wazabyihoriye, kuko ngo wenga n'ibintu ukora, ngo se ngo bira bintu byawe ngo turatuntu twawe ngo burase ngo birani ibiki ngo birango dusanzwe tubizi. Please gira ikintu cyitwa focus. Ubwo nari nkubwiye ko bitoroshye kubona amafaranga. Kabiri, bigusaba kwiga, bigusaba kugira focus, kumenya intego yawe ukayigumamo. Iyo utagumye mu ntego, iyo udafokasinze mu ntego, buri gihe uratakara, ibintu byose biri impande yawe bikagenda bigukurura, ijwi rikagusubiza inyuma, ijwi rikagusibya gukora kabiri. Natwe twese twagiye dutangira n'ibi dukora, wenda bishaka kukugirira umumaro, ariko ndabizi neza ko hari benshi bakuruye mu mugongo batujyana, vamo bira ntago ari ibyawe, bira ntacyo byamara, bira ntacyo byagufasha. Ugasanga abantu ntago bagushyigikira, ntago bakubwira ko ari byiza, ntago bakubwira ko ibyo ukora byagira umumaro. Ariko ni weho kumenya umumaro. Nimba wowe bikugiriye umumaro, ukaba ureba n'abantu bawe icyo byabamarira, urafokasinga, ugakomeza ushyiramo imbaraga. Nta nenge kukubwira ko nta na rimwe ushobora kugira ibyo utanga ako kanya ngo uhite ubona revenue cyangwa uhite ubona inyungu. Ariko nimba wowe uri mu nzira
komeza uzabona umusaruro. Ibintu bitangira bimeze nkaho presque impossible, bimeze nkaho bitazakunda. Kubera iki? Nta kimenyetso na kimwe kikwemeza kiba kikwereka ko bizakunda, ariko bigeraho ugasanga byarikoze. Icyo nicyo kintu nakubwiraga, wowe nukomeza ntucike intege. Icyo nicyo nyine kizatuma utagera kuri success, no gucika intege. Kandi iyo ni umwanzi w'ubuzima uvaneho. Ndagushimiye kubw'igihe cyawe, ndagushimiye kubwo guhitamo kwiga. Reka tuve mu bintu bitadufitiye umumaro, reka byibura igitekerezo kimwe kigendereho, ugenda ucyungikanya n'ikindi bizagira umumaro. Ciao ciao, naho ubutaha.